nakuze ndota kuzubaka nkahirwa ndetse rukazarama. Iby'ijuru rito bimbamo nabyumvanye benshi ubu ntabona, ariko nyine akaba wa muhanzi zari inzozi. Ni inzozi. Ubuzima ndimo ni inzozi. Inzozi narose nkiri inkumi, izo umwari wese yagira, gusa nyine ibyo umwari yigira si byo ubuzima bumugira. Ese ko tuzi karisimbi ko impamo yose itatse amasimbi, aho umujinya ubitse urazwi. Ese Rwanda wayitakaza? Urugo ruruta uru rwava he? Uru rugo mfite impamvu amagana zatuma naruta, agira izindi amacumi zatuma ntaruta, gusa ayo macumi amira magana ku buryo ataruka. Nzarugumamo ndume gihwa, nzanyurwa. How could you possibly understand me? You are not me, cause these are my reasons. Buriya rero kera najyaga mu bantu bavuga ngo urukundo bakoresha n'ibintu utigeze ukoraho nkabihakana, ariko iyo ndebye n'amakukizi mba numva ari ay'abana, ariko nareba ukuntu ndi umuntu w'umugabo urimo kurya kukizi nkumva binteye ikisoni. Ariko nyine kubera ko mukunda kandi urukundo ruraryoha, tuba tugomba gusubira no mu bwawe, sibyo se? Sinjya kandi mwema kubwira ko usa neza kugira ngo nongere kukwibutsa. Kararyoshye se? Okay, gacyayi kararyoshye. Mbiye ka spice tea hano emba. Ndimo ndazana amarira. Urakamira ukumva hano. Kumva birakaze nyine. Bose baberetse ku mpamvu kubwira. Biteze nkabanza nkaguhatana. Agutegereza ntugire ikibazo. Nirimo guhekenya mba numva ari byiza akirasha. Welcome. Murakoze cyane kutambwira ngo kararyoshye. Kararyoshye nukuri. Okay. Ngiye gushima kugeragura nawe. Ibintu by'ingenzi nashaka kugusaba cyane, nashaka kugira ngo ubitekerezeho neza. Buriya abantu bakundanye hari urugendo baba batangiye kandi babifuza kubaka, babifuza ko bamenyana birambuyeho nk'uko ari wabimbwiye. Tuvuga uranzi ariko ntabwo uzi inshuti zanjye, ntabwo uzi wenda abantu bamba hafi mu buzima bwa buri munsi. Nifuzaga ko rero wanyemerera nkazaguhuza n'inshuti zanjye, ukababona, ukabona abo tubana mu buzima bwa buri munsi, ukabona abo twirirwana, ukabona abo dukorana, nyine bose, ku buryo ubuzima urabizi ko ntabwo ari fair. Ushobora no kugira ikibazo ukamenya uwo wahamagara cyangwa se uwo wabaza. Ni icyo kintu mu by'ukuri nifuzaga, ariko kuvuga no gutaruka. Nifuzaga ko mbigusabye mbikuye ku mutima wanyemerera nkanamenya inshuti zawe, kumenya abavandimwe bawe, nkafata no kuri uwo mugisha w'ababyeyi. Buriya ababyeyi iyo bamenye ko umukobwa wabo hari intambwe yateye, hari ibintu byinshi batangiye no gusabira. Nanjye vuga ngo Gashuhe Gashu Gashuhe ako wapfuye amatwi we iyo Wabura kuvuga kubyuka imuna Gashuhe bizashiri nawe ukubye tutazana umeze neza. Wari uri mu biki se ko wahamagaye? ndimo kwiga kuri Heineken. Cyaza mbona ngamva mu gihe ngira harakamshaka kumubira Kuri ibintu oya nakamshaka gusaba kumubira. Uri kubona nyina kwe yawe ni nagagira oya ni narasohotse aragiye ukumva kandi ntabwo ukumva ndashaka kumukurikira rero ukamubikira kandi ukora uburyo bwose bushoboka katari buboneka rero ko impamvu hari ibintu ajyanye mu kanama ngize ndashaka rero kubira. Uri kunyumva? aratwiriza
wakora kumvisha ibyo kukubwira afasha ngire mwibe agaruka ugenda ukamucakuza umaking sure ko atari bukubona ntabwo uri kumva enje ngugiye kumwiba muri make kubishaka byitwushaka uwo mwibye bigoye bite bigoye bite wese uri igicucu nawe umuntu no ushaka ko polisi gufata kandi icyo bitinda ahubwo nibamfuza uzamfuguza bose bararinda bagiye kugufunga ntabwo kugenda ukamakaza gakubiswa garuka ukamenya ushaka atakumenya ngo ariko waje kwamura ufite mangana tuye kubicu ugira vugira ko turageje ndagwamo iki bibiri ngenge kwiba membwe mu mirongo yenge cumure bibiri okay bitanu nawe ndi buyerenze nawe ubura oya bitanu gashomba barira bitanu niyo ndi buguye kandi urabizi uzi ko turi inshuti se sa umbumboro bimwe urabikora ama bitanu ndagwa bitanu ibindi tuzabitana iki sinjye nawe none si ubwo ko ngize ubwoba gashowa byuze ariko nacyo aho kugira vuba udasanga yuriye moto mbere ko nzarumva n'umusirikare muri Burkina Faso yendaga perezida wabo uri igicucu niyo nicyo kibazo nyine making sure kudasanga yuriye moto mbabarira kandi bashomba rero garukanye genda kano kanya ubundi kubikubwira aho kugira ubwenge fashe icupa shyira hasi ngira ngo njye kwibwira nagora amashyira turahazi ngende garukanye zibirukanka ariko ureko ninda ubundi ninda wakibaza iki ngiki ubwo aribwo bararufata Allô? Ari uraho? Cyane ni kwakunze neza nta makuru nayo. Ibintu biri kubera hano biri gukurikirana nuko nari nibereye hanze ngiye kubona mbona umukobwa wanjye ashira Raki ababaye ngo wa mwana nakubwiye dufitanye ikibazo muri uru rugo ngo yifashe ngo bavuye guhaha nari n'abatumye ku muhanda ngo bavuye guhaha ngo umwana ngaramubwira gase ngo ubundi ngo ubona dusa ngo njye nawe mbona dusa ngo wowe ngo ntabwo uri iwacu ngo uriya papa wanjye ngo ntabwo ari papa wawe ngo twaragutoraguye uribaza urumva ikintu ari kubwira uriya mwana umwana ugana kuriya ibintu biri kubera hano noneho ndarengewe biri ntibishira ntibigabanuka ikibazo kivaho hajyaho ikindi none Imana nsenga ndi kugerageza gusenga nkoresheje imbaraga noneho ibibazo bikarushaho kwiyongera none se namubwiye nyine umwana fashe ndamuhoza ndamusobanurira ndamubwira ati wawe ntaza nzamukwereka ndamubwira ati ariko nuriya ni papa kuko ntabwo akwanga aramukunda ati ntabwo ati igihe nikigera nzamukwereka ari kuzi ibintu byabaye koko kuzi ikibazo cyavutse muri famiye uriya muhungu abirinda akagenda akabura bikaba ikibazo umuhungu imyaka 8 irashize naramushatse naramubuze nawe nimba ari kumwiga nimba simbizi pe ariko ibyo abahungu urabizi ashobora kuba yaranshatse akambura agahita bivamo akikomereza ubundi buzima wenda aranashatse yanabyaye n'abandi bana n'abandi ese ubu nzamukuraho ngo mwereke umwana we umwana nawe abone papa we aha ni papaso mukwe nishyize mu byiciro ako kanya ariko hari ibintu byiza batangire gusabira uwo muntu uri kumwe n'umukobwa wawe mu by'ukuri rero iki nifuzaga kugira ngo musabe mubinyemereye tukazashaka umunsi tugahura mwakoze nyine ntabwo biranze kujya nkwita babe ariko nanjye birashimisha yeah so
njye ntekereza ko ni byiza biranshimishije kuba utekereza ko wamuze n'inshuti zawe nanjye kandi rwose ni byiza nyine nanjye nakwifuza guhura n'inshuti zanjye ariko nyine ibijyanye no kujya mu rugo urabizi nyine wenda nazaganiriza mama wenda nkabimubwiraho nkumva uko abyumva ariko papa we wanjye nyine we yahita ashobora kutabyuka igitondo kimwe avuga ati ubukwe n'ibyari werega nta kibazo imyaka dufite irabitwemerera tugomba kubikora I know gusa ntabwo nshaka ko twirukansa ibintu ndatekereza ko dufite igihe ntabwo nshaka ko tujya under pressure y'ababyeyi tugakora ibintu tutabipanze neza bihagije so that's why njye nibazaga ko ibyaba byiza kurushaho hejuru y'umwana umwe w'imyaka 18 niba atari 19 uba bari bunsenga kuba ntabwo ikibazo ari ukubaka ntabwo ngiye kubaka binaniye ahubwo ibibazo biri mu rugo nibyo bindembeje guhora mburana n'umwana aransuzugura na cya kibazo cy'inda zanjye zivamo papa we nawe akazana ibibazo nawe akirakaza mbese ndi mu muriro pe rero njye ntabwo nasenya mfite impamvu nyinshi zitumye ndi muri uru rugo ntabwo nasenya mfite umwana utangiye gukura afite gukura ni umwana w'umukobwa afite gukura abana n'umuryango akagira imico myiza yaba iyanjye yaba iya papa we tumwigishije nk'ababyeyi ntabwo umwana wanjye azakura asanga nta mugabo ndaho ngaho meze gutyo nta papa agira ni ikibazo gikomeye kandi nanone ntabwo uyu munsi navuye muri uru rugo ejo nagiye mu rundi ejo nagiye ntabwo nazahora nsenya mu ejo nyine ikintu kigiye kuba ngiye kwihangana ngiye kugerageza imbere yuko byibuze muri aya mezi nasama hari imiti kwa muganga bari bampaye ngiye kuyikurikiza ndebe ko muri aya mezi nasama noneho bikagenda neza naho ikibazo cy'uyu mwana cyo ndaje nganiriza papa we ntuje mbwire papa we ibintu byose ukuntu byagenze agende yigishura amakuru kuko njye nta n'ijambo namubwira nibeshye nkamubwira gato yantuka nkagira ngo barambinduriye avuga nabo umwana afite ururimi rukarishya rise ku buryo utabyumva uzi ukuntu katagira ikinyabupfura karifata kakampangara kakandeba igitsuru n'ubu gafite ukuntu kareba nabi gateye ubwoba kereka ugeze hano ukazabyibonera narume nyine nanjye ariyo mwanzuro nafashe umwanzuro ko ntazongera kumuvugisha umwana aza mwihorera ikora ibyo ashaka ahubwo ikintu ngiye gukora ni ukwicaza papa we nkamuvugisha nkamubwira ukuntu umwana we bimeze n'ibyo muri urugo byose mumubwize ukuri hanyuma nimara kumubwiza ukuri agenda aganiriza umukobwa we turebe ko byarangira nanakabwira umugabo mubwire ko ndi kunywa imiti n'ibibazo byacu bizarangira sawa urakoze n'ibyo nashaka kukubwira amashaka kugira ngo umubwire ibibazo byose nduhuke mu mutwe no gukomeza gusenga sawa sheri umunsi mwiza usuhuze ba fufu sawa Damu
ukigaramye aya masaha si ubuntu biraryoha uzi ko ari umuntu urayikugaramamo nabwiye papa atangire kwishyuza kode isa wari ukigaramye aya masaha hari n'abantu nk'akazi kakunaniye bagahita bakwiruka ntabwo nzidusire cyane turi saa moya kiryamye akazi karakunaniye sibyo wirukanishe ikibazo nta muntu azajya ngo nabwire amagambo mbaza ngo nsigaye mbona Sankara n'umugore wa papa bambanye neza oya nawe wabishanye mwana mwiza cyane nawe bwana bwiza yambaye byinshi mwebwe araza akakugiraho abana beza njyewe ndamubona buriya njyewe mfite ukuntu ureba neza nkareba future ibyo uzakora ibyo utazakora tuvuga ati wowe aho utuye iki ibaze inshuti ya papa uzi ko Sankara ari inshuti ya papa ubu basigaye bitereshwa story bifatanyishijwe akaboko bakarebana akayamba n'abarungurutse nkabibona amakuru yawe ya munsi dishuwa pe ubu emba nkubwire story namenye indirimbo ya muhanzi y'Imana kuririmba wumve uzi ko ndajya kumeza ibyo by'indirimbo by'ubiza okay ngo banze wenda byatuma ntabona n'akabaraga ko kukubwira bayita umusirikare ariko tukabihereza igihe tukabanza tukabihereza tukanabisengera hanyuma wenda ukazabona kuza mu rugo ariko meanwhile wenda inshuti zanjye nta kibazo kuba wahura nazo kumva nta kibazo. Thank you so much. You're welcome. Wakoze cyane nta kibazo rero nyine twabipanga hanyuma tukazahura bakwereka ubundi rero ukazegera nyine mami amusobanurira ntacyo bitwaye iyo ushaka kugira ikintu ubwira umusaza uca kuri mami wawe hari aho bagira bakaganira bagatangira no kuganira ku bana babo cyangwa se kuri gahunda z'umuryango nizera ko rero yazagufasha kugira ngo amukubwire neza kandi bigende neza nyine nk'uko wari ubizi ibindi ni ukubisengera cyane cyane iyo uzajya umfasha gusenga kwanjye ishobora kuba atari cyane ariko thank you so much wanyemereye kandi ukambera umukunzi mwiza. Thank you nawe kugeza aka kanya I'm not complaining. Yeah, thank you. Gaho rero ahubwo reka tugende kuko buranije mu rugo batantunganya. Nifuzaga ko badusubiriza gake ariko nta kibazo kubera amasaha reka tugende nibihoraho tugomba no kusanga. Thank you. Yego ndagushaka mfite ikibazo urabona noneho uyu munsi ibintu Gogo yakoze birarenze pe yarengereye ibi bintu ntabwo nabyihanganira yagize Sankara Gogo nabatumye ku muhanda ajyana na Lucky aramuherekeza baje ngo Gogo abwira Lucky uwo ntabwo uri papa we ngo we baramutoraguye ngo azashake papa we gave hano urumva ukuntu ariko niciye umwana mu mutwe umwana ungana kuri rero numiwe pe ko noneho ubugara ntabwo ibi bintu ndi bubashe kubyihanganira none umwana ungana kuriya nuse niki turi kwigisha umwana wowe ikintu ugiye kunkorera hangane gatoya urabona ko umwaka utaha arangije kaminuza nkomeze mugoragoze ndebe ninakomeza kunanira ndamuhereza ajye kureba nyina suzi ko nyina b'igikongoro bwo yashaka kujya kumurwagwa nka nyina ase ko ntani mahitamo nanjye mfite ngo rwose nyihanganira ariko nanjye ndaza kumuganiriza mubaze ikibazo kimutera n'iki yashobora kuba ari ibindi byishimo nkaba ntabizi njye ko byagenda kose ibindi byose narihanganye ibindi byose ndabyihanganira pe ariko kumbwirira umwana amagambo nk'ariya hoya mfite ukuntu nareze uriya mwana aho twari turinda tuzana hano mfite ukuntu murera mfite ukuntu mutwara
ntabwo aka kanya aribwo yakwiye kumubwira amagambo nk'ariya gusa uko nari indimi imbere y'umwana ngo nakuranga buri kintu nsobanurira wumva ikintu ugomba gukora n'ubundi warihangana komeza wihangane umwaka umwe n'amezi 2 bisigaye ntabwo ari igihe kirekire muganirize menye ikibimutera n'iyo minsi irabigenda nimfata nk'ibyumweru nka 2 nkamusubiza mu cyara akabanza kamushyiramo kose azagaruka asaba imbabazi kandi asubira ku murongo kandi umwana mubwiye ko biratari ibyo wamubwiye kuko n'ugutangira kumubwira ibimutera byiza kandi agakura ameze neza mu bwonko sawa nizere kuri umubwiye sheri ntumbeshye oya ntabwo nkubeshye kubizi njya mbeshye ndarambiwe guhora mbwirwa karibu ku meza maze Suizi umusirikari wewe nini twambariye rugamba tuba musi ya emuna ubugambara burukomeye sibabaje nta nubwo ndikumva pe nuko nguko babona bari kwivugishwa bakajya barebana noneho batangira kureba umucunzi ko bapisonze yarangiye cyo wabonye neza bareba rero baharatumye kuki bahanye nimero biriya izo nimero zagarukira he wabibonera uriwe nawe njyewe maje ku iperereza nakoze nanzuye ko uriya mugabo hamwe n'uriya mugirwa mukuru bashaka gutwara imitungo ya papa noneho twebwe tukaburizwamo mbamubwira kandi niyo mpamvu atabyara mbamubwira kandi ukomeza ubirebe cyo ubirebe urambwira nje kuza mu salo nyuma ikibazo subiza niyo mpamvu uzaza makubiri ndemera ko yari ikibazo gute bahana nimero gute baseka ko bagiye ubwo ni mpamvu yawe ntigiye gucamo nanjye rero maje kureba kwinjira byo byagora suri bungore uyu munsi naguherekeje ahantu hose twavuye tugenda n'amaguru twinda tugera ahangaha nyine bazi ko nasize imodoka yanjye ku muhanda ahantu twafataga gake kugira ngo ndindeze tuganira gake uzi ikintu nangira imodoka ndi kumwe n'umukunzi wanjye ituma twihuta tukagera ahantu tugeze ako kanya niyo gahunda wari ufite gusa nyine kugera nimugoroba gake uri kumwe n'umukunzi wawe ari byiza numvaga rero nyine nshaka kugenda turi kumwe genda mufataho genda mureba ko mwana yanjye byose nyine numvishaka ariko byari byiza nyine kusangira nawe ubwo ugenze neza nishimye cyane kuko ndumva ngiye mbaye mfite n'umubyeyi hano njye nahita bimubwire kubera ko ibyishimo byandeze kandi cyane ndumva nyine uyu mwanya ubaye ugiye uhora buri munsi njye nawe turi kumwe ibibazo ntekereza ko nshobora kuba nagira mu buzima byajya bikemuka bitarangiraho umukuri kandi ntabwo nakubeshya ubwo rero urumva ko uri umuntu ukomeye ku buzima bwanjye gerageze uzajya umba hafi ntabwo rero n'ubwawe mbeshya uzajya umba hafi ntabwo nzakubeshya kuko se wumva ko nakubeshya ariko nyine gahunda nyine niyo bitwavuye nyine ibyo gusa nyine ndumva ntabwo nshaka kureka ngo ugende nyaka ngende burije harya ubu ngubu ni ukuvuga ngo neza ni ukwinjiza ikirenge hano mu nzu cyangwa mu gipangu ari uko nyine nabanje gukwa byose inka ntaziragejeje rega nawe nyine nawe urabizi ubuzima bw'umukobwa ntabwo kuzamo urumva ni ukuza nyine habura nk'igihe gito ngo dukore ubukwe cyangwa se nyine ndishura yuko nyine ibyo bintu biri mu nzira yo gukunda kuko nyine ntabwo urumva ibyo babyeyi bahita batangira kukubaza iki hari rero ibindi bitanakunze bajya bahora banserereza bambwira ngo wawe ni kimwe mu bintu nasengeye umukunzi mwiza umeze nkawe ntabwo nafite kuba navuga ngo tubivuyemo kubera ko
ibintu nta nubwo no mu buzima busanzwe ari byiza ntabwo rwose gahunda nafashe ni ukugukunda urw'akaramata ujyaga wumva indirimbo za Tom Mukuruwe kera akaramata urayizi iyo niyo gahunda yanjye gusa ntugire ikibazo nta kibazo ubwo nyine umunsi nubahirije aya masezerano cyangwa se nubahirije ibyo nyine umwaragombwa ngomba kubyubahiriza nyine nkazaza ariko ntubabwire ko twazanye ntabwo nabibabwira ahubwo genda mu kanya papa nshobora kujya kubona gutya ahubwo yari yambwiye ngo nawe uri buze kumfata ndaza kumubwira ko natashye kare mbwira ko watashye kare ese ugira gahunda zitunguranye ansanze hano mpagaze ku gipangu none azi ko nasohokanye n'abashuti banjye rero wambwira ko nyine wari uje kureba umuntu arimo gufunguza bazereka mureke sibyo sibyo sawa bye ngaho injira nyine ugende nkureba genda hatagira umuntu ukubona ndanze reka ndashaka kureba ugenda shu bye My